Muvandimwe dusangiye uru rurimi rw'ikinyarwanda, niba muri kano kanya kuri uyu munota uri gukurikira iki kiganiro, ni uko warangije gufata icyemezo. Warangije gufata icyemezo cyo kugira uti hari icyo nkwiye gukora, nkaba nanjye nagira icyo nihuguraho kugira ngo menye by'umwihariko ibyerekeye igihugu cyanjye, ibyerekeye ubutegetsi bw'igihugu, ibyerekeye uko politiki ikorwa. Mu gutegura iki kiganiro cya mbere, numvise ijambo rinje mu mutima no mu mutwe. Iryo jambo kandi ntiwabishidikanyaho n'iryo muri Bibiliya. Nibutse Yezu mu ivanjiri ya Matayo mu mutwe wa 11 umurongo wa 25 ndetse no 26, ijambo yahavugiye numva rijyanye n'ibi turimo. Dore iryo jambo iryo ari ryo. Icyo gihe Yezu yungamo ati, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Iryo ni ijambo nkuye muri Bibiliya ntagatifu, ni ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 25 no 26. Nawe wabyisomera utuje. Yezu ati, hari ibintu byahishwe abahanga n'abanyabwenge, ngo bihishurirwa abaciye bugufi. Nanjye ndumva muri ibi biganiro 30 tuzagirana, icya mbere kikaba ari iki ngiki. Yenda hari igihe wazabona ko hari ibyo wari warahishwe cyangwa se byahishwe n'abandi benshi, yenda ugize amahirwe yo kuba muri babandi baciye bugufi, bakabihishurirwa. Guca bugufi ni uku nguku nyine ko gufata icyemezo ti yewe reka nanjye mbaze, reka ngishe inama, reka nihugure, yenda ntagira icyo ntunguka. Ibi biganiro rero nabihaye insanganyamatsiko yitwa ngo ubucurabwenge bw'obokagihugu. Turatangira yenda twumvikana kuri ayo magambo, dusobanura ayo magambo, ibyo by'ubucurabwenge. Ubucurabwenge bishaka kuvuga iki? Ubucurabwenge ni ijambo ry'ikinyarwanda, harimo amagambo abiri, gucura n'ubwenge. Umwuga w'ubucuzi ni umwuga utangaje. Umucuzi ntabwo bamwigisha ibyo azakora, bamuha tekinike gusa yo gucura. Akabona icyuma, we agatekereza mu mutwe we, akareba icyo yagicuramo, akareba icyo yagikuramo. Ntawe umuha umuhoro, ntawe umuha imbugita, inkota, ntawe umuha isafuriya, amwigisha tekinike gusa, ubundi ubwenge bwe bugakora, agacura, akarema, akaba ari we ubirema. Hano rero noneho si ukurema amasafuriya, si ukurema imihoro, si ukurema imbugita, ni ugucura ubwenge. Bishaka kuvuga iki? Koko hari ibyo tubona byinshi, hakaba ibyo twumva, hakaba n'ibyo natwe twivugira, ariko ibyo byose kumenya agaciro kabyo nyakuri ntabwo byoroshye. Hari n'igihe tuvuga byinshi tutumva, hari byinshi dukora tutumva neza. Iyo ngiye mu ndege nkavuga ngo irampagurutsa i Kigali ngeze i Buruseli, ndagenda gusa nkicaramo, ariko ibiba biri gukorwa aho ngaho ntabyo nzi. Nta bumenyi bw'ukuntu kiriya kintu kingana kuriya gihaguruka mu kirere ngo kizashyike ko moteri zacyo ziba zikora. Nyamara mu ndege hari abandi babyumva, hari abapilote bazi ibyo bari gukora, hari abakanishi bazi ko icyo kintu kigenda, nuko wowe ukakijyamo, wagira amahirwe ukabona urashyitse. Muri ubu bucurabwenge rero ngobokagihugu harimo ikintu gikomeye, ni uko igihugu kitureba twese. Igihugu gikorerwamo byinshi nk'ibikorerwa muri iriya ndege, tukakivukiramo, tukakirererwamo, tukagikuriramo, twagira amahirwe tukarinda dusoza urugendo byose biri kugenda neza. Habaho icyo gihugu kiduhindutse, twajya kubona tukabona kibaye kibi, twajya kubona tukabona kiduhombokeyeho, nk'uko indege yitura hasi abantu bakanashira. Mu Rwanda twarabibonye, igihugu twibwira ko kiyobowe, tugiye kubona tubona cyadutsemo intambara, tubona abantu bahindutse ukundi, tubona batangiye kwicana, ababanaga birahindutse. None na n'ubu dore twarashwiragiye, twazengurutse amahanga twirukankwaho. Umuntu yakwibaza atari ku ibintu bigenda gute? Ese ubu iki gihugu nta kundi cyayoborwa ngo abantu bagire amahoro, kibabere cyiza, mbese nk'aya ndege ihagurutse Kigali ikazakika i Buruseli idahanandutse?
kumenya ubucurabwenge bwerekeye bya politiki rero ni ingenzi. Ikibazo gusa, njyewe nize amashuri abanza nk'abandi bose, niga yisumbuye mu iseminari, noneho nza guhitamo, nza gufata icyemezo ko nakomeza ibyerekeye kwiha Imana, nzigira seminari Kabgayi, mvuye i Rutongo njya mu Nyakibanda, aho hose ntawe nigeze mpura n'ibyitwa ubucurabwenge ngobokagihugu. Cyakora nize ibindi, nize filozofiya cyangwa se ubucurabwenge ariko bwerekeza ku by'iyobokamana gusa, nibyo nize mu Nyakibanda. Ibindi byaje kuzaza ari uko mbonye uko igihugu cyacu kigeze, ariko se ndashaka kumva ukuntu ibintu byagenze. Biza kuragira avuga ngo ndashaka kumva uko igihugu kiyoborwa, ndashaka kumva uko igihugu cyayoborwa neza. Iryo jambo ubucurabwenge rero, ikikubwira ko wageze mu bucurabwenge ni iki? Utari kuvuga ibyo ubona gusa, ibyo wumvise gusa, ibyo wakozeho gusa. Ikibikubwira ni iki? Muri iyi minsi hari ukuntu abantu basigaye baganira, cyane cyane Abanyarwanda, akavuga rwose ariko yavuga ukumva nta n'icyo wumvise. Uturajya hari aho ngiye, ukarekera ntumubaze ibindi. Hari ibintu by'ibiboro ngiye kureba, hari abantu b'abatipe turi buhure, hari ahantu turi buhurire, sinzi igihe nzagirayo cyangwa nzavirayo. Akavuga agasoza mu by'ukuri usa n'uwabyumvise ariko nta n'icyo wumvise. Kuko kugira ngo umuntu avuge, ababa mu bazungu murabizi ko ibyo bintu babikomeraho. Umenye icyo avuze, hari ibibazo nibura 5 agomba kuba asubije. Nawe ugiye gufata ijambo wagombye gusubiza ibyo bibazo 5 nta n'ubikubajije. What? Uravuga iki? Kwa nicyo uvuze mu by'ukuri. Aho kuvuga ngo hari ibintu by'ibiboro ngo by'ibipapuro, ngo uvuze iki mu by'ukuri? Ninde ukivuze cyangwa ninde wagikoze? Hakozwe iki? Ninde ugikoze? Ninde ugikoze? Nubwo hari abantu b'abatipe turi buhure, hari abantu b'abatipe ntoko. Yagikoreye he? Where? Yagikoreye he? When? Cyakozwe ryari? Yagikoze ryari? Ibyo byose ni ibibazo abantu bashobora kwibaza, ndetse ubirebeye aho ushobora kubona n'amasiyansi yayandi twagiye twiga mu ishuri ajyanye nabyo. Iyo watangiye kwibaza ngo when, ni ryari ibyo bintu byabaye, ayo ni amateka. Iyo uvuze uti where cyangwa where, bishobora kuba geography. Ariko hari ikindi kibazo cya 5 kizaho, why? Ibyo bintu yabikoreye iki? Yabikoreye iki? Pourquoi? Aho rero niho hinjiza mu bucurabwenge kenshi. Hirya y'ibigaragara hari ibyo ndi kubona bigaragara, ariko hirya yabyo hari iki? Ni izihe mpamvu biteye kuriya? Ese nta kundi byagenda ngo bigende ukundi? Ese kuki biteye kuriya bikaba bidateye ukundi? Nabihindura nte? Aho ngaho rero niyo domaine yitwa ubucurabwenge. Ushaka kwita filozofiya ntacyo bitwaye, ariko reka twigumanire ijambo ry'ikinyarwanda ko kureba hirya y'ibigaragara ari ubucurabwenge. Ikibazo rero kivuka gikomeye, ni uko iyo wagiye mu bucurabwenge hari byinshi bihishe. Hari ijambo riza muri ry'Abafaransa rivuga ngo ibintu ni esoterisme. Ibintu rwose bihishe, bikaba bizwi na bakeya nabo bateguriwe kubimenya, les initiés. No kuvuga ko kugira ngo ibyo bihishe biteye bityo ubigereho, ugomba gukora initiation. Tujya tubibona mu madini, kugira ngo uve mu bupagani ube mu kirisitu, hari initiation ukora. Hari amasakaramentu 3 mu kiliziya baguha yitwa les sacrements de l'initiation. Uhabwa batisimu, ugahabwa ugukomezwa, ugahabwa n'ukaristiya, ngo ubaye initié. Sinakurirwa njya mu muco wa kinyarwanda w'imandwa, naho habagamo initiation, kuko uwo muco nta n'uwo batwigishije. Bakeya nibo bazi ibyakorwaga, tuvuge nko mu byerekeye kubamba. Ibyo rero iyo bigiye mu byerekeye ubuyobozi bw'igihugu, uko abantu bategeka ibihugu, uko abantu bahinduka abategetsi, usanga ubwo bumenyi, nubwo hari byinshi byigishwa mu mashuri nka za science politique tuvuge, cyangwa se na droit by'amategeko, ariko usanga mu by'ukuri byerekeye kuba umunyapolitiki no gutegeka igihugu ntaho babyigira handi uretse muri initiation. Kuvuga ibintu wiga uri kubikora. Mu kinyarwanda ndetse bari barabihaye izina, bene ibyo babyita ubwiru. Ubwiru ni ukuvuga ni ibintu bikorwa mu byerekeye ubuyobozi bw'igihugu, ariko bigakorwa n'abantu bake
so kubihugurwamo babitojwe, bakoze iyo initiation, ari nabo bitwa abiru nyine. Nko ku ngoma ya cyami, cyane cyane ku ngoma za nyuma, dushobora no kumenya amazina y'abo biru. Ibintu bizerekeye ubuyobozi bw'igihugu byabaga bizwi n'abantu batarenze 4-5. Abiru 3 nk'abo twamenye ku ngoma za nyuma, n'umwami akagira ibyo amenya, ndetse abiru bakagira ibyo bamenya badatuma umwami amenya. Abo ngabo ariko bakabarokoni, abantu bose bakabamenya ko aribo babizi. Noneho ibyo bakoraga rero mu muco nyarwanda babyise inzira z'ubwiru. No kuvuga nabo ntibabikoraga uko babonye, yego baracuraga bakagira ibyo bongeramo, cyangwa se bakabikora uko ubwenge bwabo bushobora gutuma babishyikira, ariko inzira nibura 18 bari baragennye z'ubwiru bacuriragamo ibyo bintu, zo twarazimenye, twaje kuzimenya kubera ko haje umuco wo kwandika, haza abazungu babyivangamo, nuko biza guhishurirwa Musenyeri Alegisi Kagame arabyandika, abazungu babishyira mu zindi ndimi, abashaka ibitabo muzisomere. Izo nzira 18 z'ubwiru muzamenye ibyo ari byo. Izo nzira rero z'ubwiru zari uburyo igihugu cyayoborwaga, imihango yakorwaga ikorwa ibwami, igakorwa mu butegetsi. Iyo mihango, izo nzira uko ari 18 bari baraziciyemo ibyiciro bitatu. Habaga inzira ibyo bakora byerekeye uburumbuke ko mu gihugu abantu bagomba, mbere na mbere bumva iyo n'ekonomi, abantu bagomba kubona ibibatunga, bagahinga, bagasarura, bagahunika, kugira ngo abantu baticwa n'inzara. Zari inzira 5 zose. Izo nzira 5 rwose nakwifuza nibura kuvuga amazina yazo. Mu nzira 5 z'uburumbuke hari inzira ya Rukungugu, hari inzira ya Kivu, hari inzira y'umuhigo, hakaba inzira y'inzuki n'inzira ya Muhekenye. Mu nzira 8 z'imihango ya cyami hari inzira y'umuriro, hari inzira y'umuganura, hari inzira ya Gicurasi, hari inzira y'ishora, hari inzira y'ubwimika. Nk'iyi y'ubwimika ni inzira yakorwaga himikwa umwami mushya, igakorwa cyane mu ibanga rikomeye, ngo kugira ngo ishyanga n'umwanzi bitamenya ibyabaye ibwami, akaba ariyo mpamvu yitwaga iy'ubwimika. Hari inzira y'amapfizi, hari inzira y'ubwihisho, hari inzira y'ikirogoto, hanyuma hakaza inzira 5 z'intambara. Muri zo hakaba inzira y'inteko, hakaba inzira yo kwambika ingoma. Nk'iyi yo kwambika ingoma ni ibikorwa byose byakorwaga bashahura abanzi, noneho ibishahu bakajya kubishyira ku ngoma ngabe, bakajya kubishyira ku ngoma kuri Karinga cyangwa inzira yo kwasira, inzira y'umugaru, inzira y'urugomo. Iyi nzira y'urugomo ni inzira, ngo iyi nzira yakorwaga umwami wimye ingoma yiragiza Imana n'abakurambere, kugira ngo bene se batazateza ikibazo ingoma ye nshya yimye, cyangwa bagateza imidugararo cyangwa intambara ku ngoma ye bayirwanira. Ngo yakorwaga nanone umwami amaze gutanga. Iyi nzira y'urugomo ni inzira bakoreshaga bica les opposants, abashobora kuba opposant, ni ukuvuga bakura mu nzira abazabangamira umwami mushya wimye. Urumva ibyo ni ibintu bakoraga, abandi ntibabimenye, bikaba ari amabanga. Nuko aho ndumva twahagarariraho, tumenye gusa ko ubucurabwenge ngabokagihugu ni ibintu datoragura mu nzira. Abantu babaye abategetsi cyangwa babaye abanyapolitiki ntabwo bafataga umwanya mu Kinyarwanda, bo nabonye si benshi bafashe umwanya wo gutoza abandi, bagatoza abakiri bato cyangwa bazabasimbura, ngo babatoze. Tuvuge ndavuga nko kuri Repubulika, bababwira ubwenge bafite, uko umuntu amenya kuyobora, uko umuntu agera ku butegetsi. Ibyo byose ntawe ubitora mu nzira, ugomba kuba inisiye. Ibyo nabashije kunguka rero nibyo nanjye nje kubabwira. Turavuga tuti ubwo rero dutangiye ibyerekeye politiki. Ubucurabwenge ngobokagihugu ni ukuvuga ubucurabwenge bwo mu rwego rwa politiki. Ikibazo ni iki kikubwira ko ibyo urimo ari politiki, kuri gukora politiki? Politiki ntabwo ndi witindeho, wayisomera no mu bindi bitabo. Icyo akora ni ibyerekeye iki? Ni ibyerekeye ubutegetsi bw'igihugu. Politiki ni ibyerekeye abategetsi, abantu b'abategetsi. Iyo uvuze perezida wa repubulika, burya aba ari institution. Iyo uvuze ngo umuntu ni minisitiri, ndetse iyo uvuze uti ni prefe, ni burugumestre, abo bagiye muri administration publique, ni ukwitonda. Abakora politiki, abantu nabo no kuganira nawe, no kuvugana nawe, no gushwana nawe cyangwa kumvikana nawe,
nabyo biba biri mu rwego rwa politiki. Politiki ni inzego z'ubutegetsi, bivuze uti perefegitura, ukavuga uti minisiteri, ibyo ngibyo nabyo ni politiki. Umenya rero ko wageze muri politiki iyo ibyo uri kubona, ibyo uri kumva, ibyo uri kuvuga, ibyo uri gukoraho bireba biriya bitatu nibura tumaze kuvuga: ubutegetsi bw'igihugu, byerekeye imitegekere y'igihugu, ibyerekeye abategetsi, ibyerekeye inzego z'ubutegetsi. Ariko ikiruta byose mu rwego rw'ibitekerezo, ikikubwira ko ibyo uri kuvuga, ibyo uri kumva, ibyo uri kubona ari politiki, ni uko biba byerekeza ku nyungu rusange. Kuko politiki ni ibijyanye na rasite, ntabwo ari umuntu ku giti cye uri kureba inyungu ze cyangwa uri kurebera urugo rwe gusa. Ibyo si politiki, izo ni intérêt privé, ni inyungu zawe ku giti cyawe. Utangira gukora politiki utari muri iyo logique yo gukwega wishyira iwawe, ahubwo watangiye gutekereza inyungu za rusange, inyungu za communauté. Kera mu 2007 ntangiye gutekereza ko nshobora kwinjira mu bya politiki, nari muri paruwasi, noneho ntumira abantu nizeraga ngo dutangire dutekereze uko twakora ishyirahamwe rya politiki. Turaganiriye, noneho umwe ngiye kubona mbona afashe calculatrice ni kakuma kabara, ati muri ibyo muvuze byose ngewe nzakura mwangahe, ngewe nzinjiza ngahe. Nuko birantangaza cyane, naho natangiye no kwiga uko abantu baba batekereza iyo muvuze ngo mugiye gukorera igihugu, umwe agatangira kuvuga ngo ngewe nzakura mwangahe. Ni byiza, nta gukorera igihugu ku buntu, amaherezo nugira umwanya w'ubuyobozi uzabihemberwa kugira ngo ubashe kubaho utunge n'umuryango, ni ibintu byumvikana. Ariko kuhagurutswa no kuvuga ngo nzakura mwangahe, ntabwo ari politiki burimo, uburi utarinjira mu kumenya icyo bivuga ngo inyungu rusange, l'intérêt général. Ubu ukiri wowe mu kwireba n'umuryango wawe gusa, ibyo rero utarajya muri politiki. Politiki rero igaragazwa n'ibyo bikorwa, n'imishinga, n'ibyemezo, n'ibitekerezo bireba uko byateza imbere inyungu rusange. Ibyerekeye igihugu, imibanire y'igihugu n'ibindi bihugu, ibyo byose murumva ko ari inyungu rusange bireba, ntabwo bireba umuntu umwe gusa hari igihe abantu bashobora kuba abategetsi bakayobora, ariko mu by'ukuri batari gukora politiki. Aho naho haragorana, kandi ushobora no kubibona aribo bari kwitekereza bonyine, aribo bari kwikorera, ari naho hakunze kuva kakaduruvayo, ugasanga igihugu kiyobowe nabi, ndetse bigize ingaruka ku bene gihugu, ndetse bivuyemo biranabicishije ku buryo bukomeye. Kugira ngo tuzabashe kubyumva, ntabwo bizaba amagambo gusa asanzwe, ahubwo nzashingira mu kuvuga inkingi z'ingenzi, cyangwa se wakwita principe, ibyerekeye gukora politike byubakiraho. Aho harakomeye. Nzabaganiriza nibura ku nkingi nka 20, murumva ko atari nkeya, zishobora no kurengaho gato nzababwira, ariko nibura inkingi 20 z'ingenzi wakubakiraho, cyangwa se kubakirwaho ibyerekeye gukora politike. Nkuko mbivuze, ibyo nzubakiraho ntabwo ari amagambo nihimbiye cyangwa ayo nshatse gusa, ni principe. Iryo jambo rya principe ni ikintu gikomeye, ni nk'ibintu by'amategeko atanditse. Urugero, nk'ubu ngubu uvuze uti ngenda ndashaka kubyara umwana, ndashaka umwana rwose, ntabwo nakwicara hano ndi umupadiri ngo murote ejo mu gitondo uzamubone. Ntabwo wakwiyicariraho wenyine uri umugabo cyangwa uri umukobwa umwana uzamubone. Hari amategeko ya kamere ugomba kubahiriza kugira ngo uwo mwana umubone. Ntaho yanditse, ariko twese dushobora kuyamenya cyangwa se ukayasesengura ukayageraho. Hari mwahita agaragara, ariko hari mwasaba ubushishozi budasanzwe. Murabizi ko kera hari igihe ubundi uravuga uti kugira ngo uzabone umwana, wowe ukaba uri umugabo, ugomba kuba hari umukobwa mwaganiriye, byashoboka ukamusaba iwabo, mugashyingiranwa, ukamushaka akakubera umugore, mugakora imibonano mpuzabitsina, hanyuma mukazabyara. Ugarukiye aho byaba ari byo wabuvuze byinshi kandi bikomeye. Ariko nyamara hari igihe ushaka umugore yewe utanamutoraguye mu nzira, washatse wakoye, ukamuzana mukabara imyaka 10 mutabyaye. Aho ngaho ni ubusesenguzi bugenda bukagera kure. Se harabura iki? Ntago bihagije kuryamana n'umugore cyangwa n'umugabo ngo usame inda. Ugomba kuryamana nawe mu gihe cy'uburumbuke bw'umugore. Umugabo akaba ari ukuze kandi mu mubiri we bikora neza byose, umugore akaba akuze kandi mu mubiri we bikora neza. Noneho bakubahiriza na ya mategeko ya kamere cyangwa se z'igihe cy'uburumbuke. Urabyumva? Ushobora gukomeza ukanaliza, ugakora analize, ukagera kure, ukagenda uvumbura udutegeko dutuma koko cya kiri wifuzaga kizagerwaho. Izo les lois de la nature cyangwa se les principes.
umuntu yabisobanura akabitindaho, ariko nibura icyo kirumvikana. Inkingi rero n'ibya politiki bigira amategeko abigenga, utayakurikiza ntibikunde. Niba ushaka umwana ukaba washyingiwe ariko ukaba ukora hanze, ukajya uza rimwe mu kwezi mu rugo, ukaza ukamara nk'iminsi 3 gusa, kandi ukamara imyaka 5 utabyaye, ushaka kukubwira baturi ingumba cyangwa se umugore ni ingumba, ariko atari byo bibeshye, ari ukuza gusa mu gihe kitari cyo gusama, nta kindi. Ibya politiki nabyo hari ukuntu byubatse kugira ngo uharanire iriya nyungu rusange, bizagira icyo bigeraho, uzagira icyo wubaka, uzabashe kugera ku butegetsi, uyobora igihugu kandi ukiyobore neza. Nabyo hari inkingi, hari les principes byiyubakiraho. Mu by'ukuri nacyo kiganiro nzabagira. Izo principes nzabaganirizaho nibura 20 ziri mu nzego 3. Hari inzego, hari principes zijyanye n'ibyitwa raisonnement politique, gutekereza nk'umunyapolitiki. Kuko ari igihe umuntu atekereza nyine kwiyumvira n'umuturage usanzwe, ukiyumvira ntaho ahuriye n'ibya politiki, kwitekerereza mu kazi kandi akora, turabigeraho mu kanya, mu kazi kandi akora, ariko nta politiki na busirimu, nta guharanira inyungu rusange birimo, ntabwo ari gutekereza, ntafite logique y'umunyapolitiki. Izo principe tuzazibona zijyanye n'uko abanyapolitiki batekereza. Iyo utari gutekereza nabwo uri gutekereza, ariko uri kwitekerereza ibindi. Tuzabona principe zo mu rwego rwa communication politique. Abanyapolitiki nyabo ni ukuvuga abandi baharanira inyungu rusange, bagira uko batambutsa ibitekerezo nk'abanyapolitiki cyangwa se kinyapolitiki. Ntabwo ari ugupfa kuvuga ibintu nk'uko wabibonye gusa, ngo bivuge gutyo nk'uko biruzi amaso abiguha, ngo bari gukora politiki. Oya, umunyapolitiki agira uko atambutsa ibitekerezo bigashyika ku bantu, hanyuma bakamenya ko uwo muntu ari umuyobozi. Urwego rwa gatatu ni byerekeye organisation politique. Hari principe zigufasha muri organisation politique. Organisation politique bivuga kwisuganya. Umuntu w'umunyapolitiki wiyemeje kuba we cyangwa ushaka kuba we yisuganya ate? Umunyapolitiki sundi yisuganya agamije iki? Wisuganya ate? Agamije gufata ubutegetsi kubugeraho niba atarabufite, yaba yabugezeho akabugumaho igihe gihagije cyangwa se yemerewe, hanyuma kandi gufata ubutegetsi no kubugumaho ntibihagije, akamenya gutegeka abaturage mu nyungu rusange. Izo principe nazo za organisation nazo zizadufasha gusobanukirwa ibyo bintu, kugira ngo bitazamera nka wa wundi ngo tu sais vaincre Hannibal mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. Hari abantu bazi kurwana bagatsinda intama, noneho intsinzi yabo bakabura icyo bayikoresha cyangwa bayibyaza umusaruro wagira akamaro. Nabyo bibaho. Hari abantu bose bazi gufata ubutegetsi ariko bakananirwa kubugumaho, cyangwa se banabugumaho bakananirwa gutegeka uko bikwiye, bakarangiza ubutegetsi bubishe cyangwa se bwisha abandi bubamaze, busenye ibyo bwakagombye kubaka. Namwe rero murumva ko aho ngaho harimo ibyo kwiga. Nagiraga ngo uyu munsi simbarushye cyane mu mutwe, tumenye gusa ko ibyerekeye ubucurabwenge ngobokagihugu hari ikintu umuntu yakwihuguramo, hari icyo kwiga. Kera twiga muri primaire baratubazaga ngo umurimo w'ababyeyi bawe n'uwuhe. Nuko wajya kumva na wa wundi ufite se w'inzererezi kabuhariwe w'umusinzi utagira ikindi ikora, aravuze ati ni umuhinzi. Iwacu ni abahinzi. Nuko byari byemewe kuba umuhinzi, byasaga no kutagira umurimo. Ikintangaza nuko iwacu nabyo mu gihugu cyacu ntubone ngo cyasenyutse kuri hari impamvu, nuko abantu bose bumva baba abanyapolitiki, cyangwa se bose bakumva ari abantu bose babaye abanyapolitiki. Apfa kuba ashobora kwandika kuri Facebook, ashobora kuba akora comment muri za groupe, wese n'umunyapolitiki, buri wese yabaye umunyapolitiki. Aho rero bigatera impungenge, bikageza n'igihe umuntu atakimenya gutandukanya ijwi ry'abanyapolitiki n'ijwi ry'abari kwikorera comments gusa. Nyabone aho hantu hari ikibazo gikomeye. Niba ushaka kumenya gusoma noneho ugatandukanya amajwi yose wumva, ukamenya ayerekeza kuri politiki, no kuvuga ku butegetsi bwiza mu gihugu, ukamenya uko wumva usoma ibyo ibintu ubona, imvugo zivugwa, cyangwa se nawe ukamenya gutandukanya ibyo uvuga kandi ushaka kubivuga nk'umunyapolitiki, hari ikintu cyo kwihuguraho. Icyo kintu cyo kwihuguraho rero ni ziriya ngingo, ziriya nkingi nibura, ziriya principe nibura 20 zerekeye imitekerereze ya politiki, gutambutsa ibitekerezo nk'umunyapolitiki no kwisuganya kinyapolitiki. Byanze bikunze aho ngaho hari icyo gukora, hari akazi.
akaba ari nayo mpamvu rero mbashimiye ngira nti tumenye ko ubwo bumenyi ni ezoterike, ntawe uzabutoragura mu nzira, ntawe uzabubona ku buntu. Hari amasomo kuri iyi si badatanga ku buntu, badapfa gushyira kuri interineti. Hari amasomo ahishe batavuga, uko bakora intwaro ntabwo uzabisanga aho ubonye hose, nibura zimwe na zimwe. Hari ubumenyi rwose baporoteja uko bashoboye kose. Muri ubwo bumenyi baporoteja harimo inisiyasiyo y'ibyerekeye kuba abategetsi no kuyobora, gufata ubutegetsi, kubugumaho no kuyobora neza igihugu no gutegeka rubanda. Ubwo bumenyi ntabwo butoragura mu nzira. Mugize amahirwe rero, niyo mpamvu natangije rya sengesho rya Yezu ashimira Imana ko hari ibyo yari yarahishe abahanga n'abanyabwenge, maze akabihishurira abaciye bugufi. Uri umwe muri abo baciye bugufi kubera ko wiyemeje kuza kubyihuguramo. Ndakwifuriza ko uzagera ku kiganiro cya 30 hari icyo wungutse. Mbere yo gusoza ndabaha umwitozo ni uyu nguyu, ugerageze kubisubiza, ugerageze kwicara ubisubize rwose. Ni iki kikubwira? Ni iki wamenyeraho ko ibyo uriho ubona, ko ibyo uriho wumva, cyangwa ibyo uriho uvuga ari ibyo mu rwego rwa politiki? Ikibazo ni icyo gusa, ugerageze kugisubiza wanditse. Amasomo 30 narangira, video 30 nizirangira, ibisubizo tuzabyegeranya, bizavamo seritifika y'uwakurikiye aya masomo 30. Wenda byazagira icyo bizamara mu gihe kizaza ako gapapuro. Ni iki kikubwira? Ni iki wamenyeraho ko ibyo uriho ubona bikorwa abandi bakora, ko ibyo uriho wumva, ko ibyo uriho uvuga cyangwa se wumva abandi bavuga ari ibyo mu rwego rwa politiki? Ndagushimiye, ugire umugoroba mwiza, naho mu kiganiro gitaha. Imana iguhe umugisha.